Murakoze cyane amazina yanjye banyita Nshuti Innocent nkaba ndi umukinnyi w'ikipe ya PRFC nkaba nyina nk'umwataka. Nshuti shampiyona y'ubushize wagaragaje urwego rwiza cyane muri make duciremo muri make n'iki cyaguteye imbaraga zo gukora kugira ngo urwego rwawe rugere ruzamuke. Murakoze mbere na mbere ndashimira Imana kuko niyo yambashishije nyuma y'ibintu byo mbere yuko hagira ikindi kintu navuga ni Imana. Nanone ni ibintu nkesha ekipe nziza, nkesha ubuyobozi bwiza, nkesha abatoza beza, nkabikesha n'abakinnyi beza kuva ku muyobozi wo hejuru kugera ku buri mukozi wese wa APR. Ngenda bihamya ntashidikanya ko ariwe wamfashije kuba nagira nka season nziza kuko twabyita. Muri shampiyona y'umwaka ushize hari match 3 zikurikirana watsinze igitego muri match 3. Muri buri match igitego muri buri match igitego. Ni irihe banga wakoresheje? Ibanga nta rindi. Ibanga nkuko nabikubwiye habamo gufashwa n'Imana, habamo kumvira consigne z'umutoza, umutoza mwiza. Nshimira cyane wanyigishije ibintu byinshi ntari nzi kuri partie ya discipline, biri techniquement, tactiquement. Mpamya ntashidikanya yuko kugira ngere kuri ziriya results ari umutoza mwiza wagize ibyo anyereka, ibyo anyigisha, n'abakinnyi beza kuko ntago nabyibashishije, ntago nabyitsindishije njyenyine. Abapaseri beza, defense burya igitego kirategurwa kuva inyuma hagati kugera muri attack. So rero ni team spirit, tuvuye muri techniquement na tactiquement by'umutoza hakazamo na team spirit. Ndatekereza ari byo byatumye tubasha kubona zira ntsinzi. Igitego cya gatatu cy'ikipe ya APR Football Club gitsinzwe na Nshuti Innocent. Ubutwari mu Banyarwanda agaciro kacu.